n'ibishashe ariko bahomera banza ukiri itangaza yubwa ko wabaye hafi y'amazi y'ubwato bwatotse babuhomera mu mazi cyangwa babuvanamo babushyira imusozi. No kuvuga ngo umuntu iyo yaguye nta yindi nzira ihari no kujya kwatura ibyo kuvuga ngo uraturira ku ntebe sango wahemukiye ukemura ikibazo cyawe. Noneho rero ubwo tujye kwa Yozefu ubwo gahunda uyu munsi dufite ni ukwibutsa abantu ko iki kiganiro kigamije ni ukubyutsa abaguye twakomeza gahunda y'urugendo. Wibuke yuko dutangira twavuze yuko hari abantu babiri ni babiri tujye kuvugaho tuba kuri Yozefu no kuri Robeni. Dukomeze noneho rero Yozefu na Robeni turavuga ibi bintu bibiri. Reka mbwira abaduteze amatwi bibuke yuko Yozefu na Robeni bavuka ku mupapa umwe. Papa wabo ni uwitwa umusaza Yakobo niwe ubyara abo bana 12. Amazina yabo ahari abaduteze amatwi sinzi ko babasha kuyibuka ariko sinangombwa cyane, ariko reka nyavuge nihuta. Imfura ya Yakobo yitwa Robeni, noneho akagira utwa Simiyoni, Yuda, Zabuloni, Isakari, Dani, Gadi, Asheri, Nefutali na Benjamini. Ani mazina abiri y'uwitwa Manase na Efurahimu na abana ba Yozefu, nibo bana yabyariye muri Egiputa. Noneho Yakobo aramubwira ati w'abana bawe kubw'umwihariko kubera igikorwa gikomeye Imana yagukoresheje ugatuma amahanga yose tubaho kubera wowe, abana bawe babiri barahinduka abana banjye. Ubwo rero uwitwa Manase na Efurahimu n'abana ba Yozefu yabyariye mu mahanga. Sagiye gutanga umugisha se wa Yozefu agiye kuwutanga abashyira mu bana, nubwo barabuzukuru ariko bahawe amahirwe yo kuba abana bahabwa gakondo kubera impamvu tuziranye y'ukuntu umusaza yakondaga Yozefu. Ibyo turabizi. Hanyuma rero ubwo babaye abana 12. Ubwo hari undi mwana Yakobo yabyaye witwa Dina rero n'umukobwa ntituza kumuha 8. Rero mvuga amazina y'abana ba Yakobo ntera kuri Robeni mu ijambo rimwe. Rero buriya Yozefu musaza Yakobo yitwaga Papa Robeni kubera ko ari imfura. Papa Robeni nubwo tumwita ngo ni Israheli ariko uko yaravuze ngo gushobora kwanjye kubyara kwavuye urumva rero umwana wa mbere bamwiterera nyina yitwaga Papa Robeni. Noneho aba bana bavutse bafite amakuru bose basangiye. Barabwira ati dukomoka kuri Aburahamu wavukiye muri gihugu cya Uriya bakarudayo. Imana yaduhamagaye yamubwiye ko ari igihugu tuzajyamo mugenda mu nzira muzi neza ko inatari iwacu. Abasobanura urugendo rwose banyuze mu butayu. Amakuru bari bayazi neza ko badakomoka aho bari ko aho baratari iwabo cyaboneka. Kuko biravuga ngo Aburahamu kwizera kwa Aburahamu na Isaka ngo baba mu mahema. Baba mu mahema bazubaka. Urumva rero umwana Isaka yabazaga papa we ati papa ko tubona abandi bubaka wowe ni wubake. Neno habiri kavuga ngo kwizera kwatumye Aburahamu na Aburahamu ngo baba mu mahema urakoze. Ngo yumvira Imana ngo aba mu mahema ntiyubaka inzu. Urumva ragenda gasobanurira biravuga ngo kwizera niho kwatumye wabyumvise Aburahamu abumusuhuke mu gihugu yasezeranijwe akaba nk'umushyitsi muri icyo gihugu akabana mu mahema na Isaka na Yakobo. Urumva Aburahamu ni mu mahema, Isaka na mahema na Yakobo ngabaraganwa nawe ibyo basezeranijwe. Nuko yitegerezaga umudugudu wubatswe n'ifatiro zikomeye w'Imana ubatse kawurema. Urumva Aburahamu yataga amakuru abana bati papa uvuka he? Ati muri Uriya bakarudayo. None se ko tubona turi mu mishitingi ugenda utavuga ati mwabana bunumvisijwe rijya hese ati ijwi ryarampamagaye dore na nyogokuru wanyu Sara tutagira umwana arabatekereza nza kubyara mu myaka igeze mu 100. Ati mbyaye rero mbyara wowe Isaka. Ati hanyuma Isaka niwe uzakuvuza uvuka niwe wabyaye Yakobo. Ati abana ba Yakobo rero bagomba kugira mu gihugu. Icyo gihugu se aravuga ati kiri hakurya ya Yorodani. Ubanza hakurya ya Yorodani. Icyo gihugu kugira ngo kijyemo inzira ni kuri hakurya ya Yorodani. Imana ibonye ko bakiri bake ibajyana muri Egiputa kugira bagwire. Imana abona igihugu ari kiri. Imana no muhanga
dufite imana iz'urugendo kabisa kwiganyira ntitubyemerewe imana tunyuzaho ishaka kubw'inyungu zacu twebwe tukagira ngo ni urwango naho iri kudushakira igihugu burya ahantu abarokore baca ubu cyo twasanze ko mana atari ibibazo ahubwo manu ni urugendo rwo kujya mu ijuru niyo manu ubuzima bw'ubukirisitu niyo manu si ibiryo manu si inzu kubera ko twasanze abapagani nabo batahaguruka bajya mu ijuru bagira ibibazo niyo mpamvu twabitandukanye dusanga n'abakirisitu batajyayo bafite ibiryo ubwo rero twebwe manu yacu ushobora gusanga na minisitiri hari ikiganiro numvise cy'umuminisitiri w'umurokore barimo babajije bati ni gute uri umunyepolitike n'umurokore nacyo muzi ariko icyumweru nubona itariki nyibuka yaravuze ngo icyo nzi cyo narakijijwe kandi ajya mu ijuru avuga ijambo ryanejeje yaravuze ngo umuntu wese ukijijwe ngo yaba ari umukozi wo mu rugo umva iryo jambo yaba ari umunyonzi w'igare ngo barwana urugamba kimwe agiye kuvuga ikintu gikomeye yaravuze ngo uretse nanjye mba mu nzego za politike ati n'abapasiteri bigisha abantu nabo basaba kurwana urugamba rwo gukiranuka kandi baba mu nsengero nta kandi kazi bagira niba barwana iyo ntambara yo gukiranuka baba mu nsengero na Bibiliya barize teoloji nange ndwana urugamba nkabo yaravuze ati ko umukozi wo mu rugo yirinda kwiba umunyu kugavura kugarura amafaranga yasigaje kubera agakiza ni nako nange ndwana intambara yanjye mu kazi ngoro ashaka kwerekana ko ntago ari bo ahantu hari ibibazo kuruta abandi aravuga ati n'abapasiteri nabo bajya mu ijuru mbese ntihagire n'umwe wihesha amahoro aho uri hose ararugamba bari mu butayu arimo avuga ko ubutayu ni ubuzima bw'ubukristo umuntu anyuramo ajya mu ijuru ushobora kuba mu butayu ukize ugenda mu ndege uri minisitiri yo wemeje kujya mu ijuru uca ahantu hamwe kimwe n'umukozi wo mu rugo umukozi wo mu rugo na shebuja baca hamwe kereka iyo bajyayo ngo hazaba inzira nyabagendwa izaba inzira y'iki yo kwera abanduye umutima ntago bazayica urumva rero yanyuramo umupapa n'umwana bose basaba kwezwa twarimo tuvuga rero ko hakurya ya Yorodani ariho hari igihugu no hari igihugu ba bana baragenda rero bagera igihe bajya kororokera hehe muri Egiputa mu buretwa bagezeyo rero musaza Yakobo yagezeyo arangije abasobanurira ko batazahaguma Yakobo yabahaye amatangazo ati mubizi avuga ati mwahamara imyaka myinshi mubizi Robeni rero yari papa Robeni urumva niwe furu Robeni umva yari umuyobozi w'abandi bana Robeni yari imfura arangije rero umva inkuru ibabaje tujya muri rwarwuri barambutse inyanja itukura Imana irabazanye gahunda ni Kanani iby'inyanja si ikibazo gihari inyanja ni urugendo naho baza kunyura mu butayu aho naho nta kibazo ubutayu n'ibibazo byaho gahunda si hirangiriye kuko gahunda ni hakurya kuko amazi yari hari n'ibiryo byari bihari igihugu kiri hakurya ya Yorodani n'ubu tuvugana iby'Imana yasezeraniye abera ntibiba mu Rwanda iby'amazi ategeze kumva si ibinyafurika ibyo umuntu ategeze kumva ntago ari biri hano ku isi baraseranije abizera abakijijwe bose baduteze amatwi gahunda y'ibihembo byacu niba mu Rwanda ibintu Imana yatwemerera niba muri Amerika ntabwo wajya mu Burayi ngo ujya ngo bibayo bibi hakurya y'urupfu hakurya y'ubuzima turimo niho ingorane zacu ziri Robeni rero umva ko byamugendekeye Robeni niwe mfura ibaza kugira umwana w'imfura burya n'umwana ukomeye cyane hari umugano bacamugera bakavuga ngo buze imfura ati biheko umugano wabuze kusobanukira bivuze ngo ubundi wabuze imfura ngo utibiheko no kuvuga ngo icyo wabuze kwikubitira ucyo wureye ku mwana wa mbere umwana wa mbere ni ushyiraho urukundo rwose ushyiraho urufatiro kaje nta napfa ukubitwa ni umwana niho gushobora kubyara kwawe kugaragarira Robeni rero umva uko byamugendeye abamukomokaho umuryango wa Robeni 3:2 kubara 3:2 umva ukuntu Bibiliya ivuga ngo abarubeni n'Abisiraheli bashaka guhabwa gakondo hino ya Yorodani n'imfura yoheje n'undi mwana witwa nde umva yari mukuru yoshya n'abandi bana babitwa Angabagadi afata n'umwana wa Yozefu witwa Manase igice cy'umuryango nacyo arakibwira ati gahunda ya Yorodani twayiretse maritse tukigumira ariko icyabiteye niyo gikomeye wansomera umurongo wa mbere 3:2 umurongo wa mbere ukareba icyabiteye ariko ni hehe 3:2 kubara kuba ritatu Robeni yanze kujyayo umucyo ko turi buvuge kuri Robeni na Yozefu niba turi hano babyarwa n'umuntu bahawe ubutumwa bumwe bazi yo bajya ariko Robeni ariyo mfura yande ya Yakobo kuba ritatu kabiri kangahe umurongo wa mbere ugenda ugeze nko kuri 4 reka tuhasome haravuga ngo Aburahamu
kubara 32 umurongo wa mbere. Abarubeni yego n'abagadi bari bafite amatungo menshi. Umva ikintu gikomeye, amatungo menshi. Bari bafite amatungo menshi noneho cyane cyane. Babonye igihugu cy'Iyezeri n'ikigareyadi ko bifite urwuri rwiza. Yego. Abagadi nushaka kurekera aho ngaho ko bifite urwuri rwiza. Niba nshaka kuvuga urwo rwuri, soma hepfo umurongo waho wa kane cyangwa gatanu. Bati niba tukugiriye umugisha, yego, abagaragu bawe duhabwe icyo gihugu ho gakondo, ntutwambutse Yorodani, urekeraho twigumira. Urabyumvise? Bafite ikibazo, amatungo menshi cyane. Babwiye rero musaza Mose aragihari, amatungo menshi cyane, kandi barimo bajyaye gahunda ibahagurutsa n'urugendo. Rubeni n'imfura yoheje nde? Gadi. Yego. Yohereje n'agace kamwe k'igice cyo kwa Manase bahetse amagufa. Niho Manase bahetse amagufa ya Yosefu. Ubuke ko Manase na Efurahimu n'abana ba Yosefu. Umva aho bayahetse rero. Sere yategetse. Soma mu Barewi, mu Baheburayo. Bagiye bayahetse. Uyu muntu ni umugome, umwana w'imfura wari mubi. Niyo mpamvu abantu bari imbere y'abandi bakubuje kujya mu ijuru bigoye. Soma Abaheburayo 11 urebe ukuntu Rubeni yoheje abantu bahetse amagufa yo musaza. 11 kangahe? 11 umurongo waho somera amagufa 11 hakurya. Kwatumye Yakobo, kwatumye 22. Kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yaragiye gupfa, yibuka ibyo kuva muri Egiputa kwa Bisirayeli. Yego. Agategeka iby'amagufa ye. Rekeraho. Uribuka ko twasanze Yosefu atarabashije kujyayo, ntago yagiye, agwa hehe? muri Egiputa. Ariko yibuka iki? Igihugu. Bana banjye gisireko bizajya none muramenye jewe nuko ntazajyayo muyanjyanire nibura nuko ndahajya mpareba amagufa agereyo. Ubwo yari mavuga umuzuko. Yego. Ariko suka aribyo. Ubwo yari mahanura umuzuko yahanuraga. Yari mavuga umuzuko, avuga ko abera bazazuka ibyo batabonye mu buryo bw'umubiri ko mu buryo bw'umwuka. Arabati nubwo ntahabonye bana banjye muzayaheke. Ubwo rero Manase na Efurahimu be bayahetse. Rubeni rero baragenda, ubwo inyanja bayambutse bahetse amagufa y'umusaza Yosefu. Bajya mu butayu bayahetse, bafite kondisiyo yo kuyambutsa Yorodani. Rubeni rero agandisha bageze hagati mu butayu mu rwuri. Bageze ku rwuri babwira Mose, wowe ni imfura yande? ya Yakobo. Ati wambabariye rwose niturenga uruguri mbonye nubwo ruri hakuno Yorodani. Umva ariko akajambo yakoresheje ngo tukugireho umugisha. Birababaje we, tukugireho umugisha. Kubwira umuntu ngo ntunjyane mu ijuru, ariko ino nkugirireho umugisha, ntunyambutse. Uzi ko nusoma ibice umurongo ukurikira Mose yararakaye, yarababaye, aravuga ati mubaye nka za ntasi. Mwibutse ko bamwe baguye mu butayu bitewe no kurarikira, none mubaye nkabo. Bene banyu bagiye kurwana urugamba mwigaramiye, musigare ino mutarwanya Yeriko iri hakurya ya Yorodani. None mwanze kugenda uri imfura. Uzi ukuntu bamubwiye, umva ukuntu igisubizo bamubwiye. Soma 17 mu 32 kubara. Baramwinginga bati umva uko bamwinginze. 17 wahagezeho kubara. Hasoma haranditse ngo baramwinginga bamwigira hafi bati ubwo nyine Mose amaze kurakara ashaka kubabwira nabi ko bagiye kugandisha abandi kubabuza kujya Kanani. Imfura ntatari ibintu ugiye gusoma wanza ari teretoma yari igiye kubaho. Nyine yari amaze kurakara we nabi kandi bamutinya. Reka Mose yaragihari, babikoze Mose ahari. Ati ntitujya mu gihugu, ntitujya Yeriko, tubonye urwuri kandi dufite amatungo. Nubwo ariyo twajyaga turabiretse. Negosiyasiyo iratangiye. Uzi ko twasanze ko abantu benshi mu kibazo gituma badakomeza urugendo ni urwuri bahuye narwo mu nzira. Iby'ubugingo barabireka. Uruguri ni rubi, nirwo Dema twabonye yaguyemo cya kirundo ngo yaramusigiriye.
kandi yari yatangiye neza uru rwuri nirwo rwatumye Loti agwa hahandi Sodoma n'Igomora twasanze n'ubwo uruguri ruba runese rurimo peteroli n'ibibiriti rurimo umuriro haruguru abantu bicayemo bakirirwa babesha abantu ariko rurimo n'umuriro reka twisomere ko byagenze baramumwinginga rero 3:16 bamwigira hafi bati tuzubakira imikumbi yacu ibiraro n'abana bacu bato tuzabubakira imidugudu ubwo ni hakuno nyine hafi ya rwarwuri mu rwuri hagati basigaye abana babo ariko twe ubwacu twihute twitegurire intwaro ngo tujye abisahera imbere kandi abana bacu bato bazabe bari mu midugudu igoteshejwe inkike z'amabuye ngo barindwe bene igihugu ubwo igihugu nyine cyo mu rwuri harimo bavuga ati tuzabubakira inkuta abana bacu bagumaho ngaho bagumaho twebwe tujye kurwana umva ari ikibazo gihari ntituzagaruka mu ngo zacu umuntu wese wo muri twe wo mu Isiraheli atarahabwa gakondo ye bo ntibarimo tuzabafasha nyine Mose ababwiye ati none se kuri Robeni uri umunyamaboko uri umunyembaraga na Gadi ko utahizamu ku rugamba none yari kwizagwita aravuga ati niba ari ukurwana tuzabafasha tubambutse ariko Yorodani bahetse isanduku barimo bayireba yitwe n'abarewe bazi ko Imana yabaga isanduku yabaga isa nk'aho ari nk'Imana uzi kweganaga no ku rugamba yabaga irimo manu bari ngo bahe gutsinda irimo manu bari bisate by'amabuye n'inkoni ya Aroni babona isanduku irambutse bemera kudatura hamwe n'isanduku isanduku ibe hakurya twitura bobe hakurya ati ururwurira dufite amatandukanye n'isanduku bavuze bati aho kugira ngo tubure uruguri isanduku nigende harakantu somwe kambabaje wakumvise bavuga ngo tuzajyana tubafasha ariko twebwe tugaruka reka some arangize tubone ko tuganira tutakira imigendo umva uko wavuga rero noneho rero ngo ntituzagaruka mu ngo zacu umuntu wese muri twe mu Bisiraheli atarahabwa gakondo abandi bose bazazihabwa umva umurongo ubabaje so mukurikira wa 18 ngo ntituzagaruka mu ngo zacu umuntu wese wo mu Bisiraheli atarahabwa gakondo ye 19 ntituzagira gakondo muri bo hakurya turabahesha gakondo twebwe nta yacu ibayo komeza usome nta gakondo bafite ntituzagira gakondo muri bo hakurya nta Yorodani cyangwa hirya yaho cyangwa hafi aho ntayo kuko gakondo yacu tuyihawe hakuno ya Yorodani yego mu ruhande rw'iburasirazuba urumva ko bavuze bati twebwe dufite abantu berekeje abandi uzi ko iki kintu kingana no kwiciraho iteka uzi kubwira umuntu ngo sinzajyayo kuvuga ngo naho oya ngo gakondo je namaze kuyifata ubwo umuntu ubwiriza akaba akora ibyaha ni Robeni umuntu uririmba akaba akora ibyaha ni Robeni azaririmba azigisha azahanura nazahakandagira akazajyayo kuko gakondo yayigabanya kandi ubonye ko Robeni mu ijuru bazaburana ngo mwami twajyaga twajyaga tubwiriza arabwira ngo ntaga amazina yanyu ahari urabona ko Robeni urwuri rutumye atagenda ikintu kibabaje rero tugiye kuvuga tukanasenga Imana nuko Yozefu yifuje kubona igihugu ntiyakibona ategeka amagufa ye ngo bazayaheke cyo nicyo navugaga jewe utekereze ibyiyumviro bitandukanye ni babiri imyumvire y'abantu babiri Robeni we ntajyayo anejejwe n'ibindi ahisemo amahitamo yaramubwira ngo ntaho ihorere ariko akantu nanone Robeni numva arusha abantu ba kino gihe wo nuko anabyemera ko atajyayo nanone urumva atari nabyo ni ikindi kintu cyiza urumva ariko ntambara ariko hari akandi kantu special ariko ari mu ntambara je numva rumeze reba ari mu gisirikare ariko ureba igisirikare barimo bafata igihugu akabwira abandi abantu bose batanze itangazo ngo nubwo muri kurwana mwese Robeni we ntajyayo ariko dore rumeze hano rumfatira pastor yabana abandi rero yabana abandi batubwira ko batajyayo tukabamenya dore ukuntu rumeze ruhita ruza kuri nge yego Robeni uzi ko avuga ngo turajyana nitunagaruka muri mwebwe nta n'umwe utabonye gakondo ariko dini pare harimo no kuba uburyo uyu nguyu aruta abantu ba none ni utahizamu uyu ni umuhanga kandi aranabizi ko ari umuhanga ntacyo asigaje kumenya ngo abagore bacu n'abana bacu
turasiga tubakira korotire ibipangu ku buryo batanareba no hakurya nta mwanzu turabahahira tujya kurwana ntituzagaruka muri mwese mu Bisirayeli bose buri wese turasiga tumuturishije tumenye ko afite ahabaye tubonye hanyuma ariko aka niko kanyishe mu bintu byose ni ukuvuga ngo uyu Rubeni arabagezayo neza indani abagira ati mwese mubonye ahanyu bavuga ati turahabonye ngo ariko njye ngo sinzagutera gakondo hano ntayo mpagira no hafi yaho ngibyo rero nta by'ijuru nta kintu dufite abantu ba Rubeni bahagaze imbere y'abandi bantu umuntu tumwitondere pastor Rubeni tumwitondere nubwo uri kuvuga ngo hari icyo abarusha ariko cyatera urumeza reka mvuge ko gitera urumeza Rubeni nubwo afite ibintu koko arusha abantu b'iki gihe ariko ateye ubwoba gutya ariko nanone we yiyemere ko atajyayo ntamuyoberaho ariko kuba atajyayo akagezayo abantu ariko yarabivuze nubwo ugiye ariko we yarabivuze nubwo uramugaye ariko nta Rubeni nta muntu umuyoberaho yo mwiciranye nawe ubuze ko atajyayo mwaririmbana urumva ni nk'umuntu arakwerurira ngende umucancuro w'ikorari ngende umupasiteri w'umucancuro kurera amafaranga mubimenye akabwira itorero ati nzabigisha teoloji nzavugira ku mujye gufungura amadini muhembwa yanyu muhembwe ngewe ndi umupagasi uzi ko mu gisirikare hariho abantu barwanira igihugu n'abandi bitwa abamerceneri abacancuro abo rero bo barahembwa bakugeza mu gihugu cyawe bagasubira iyo ukabishyura dufite abantu ingorano zabo zirino ibyo kuvuga ngo ibindi menye impamvu aba bantu bashobora mu kanya gatoya bashobora koko kandi birashoboka ko ari impamvu bagezayo n'abantu kuko impamvu bagezayo ziyari ntabwo bibeshyaho aka kantu gatumye n'ishuri ibintu byose yabikora akakujyana kuko we ibintu bye arabifite we ntabwo ari kurwana ngo ahature ariko ashobora no gukoresha ubuhanga n'ubwenge n'amayeri kugira ngo mwebwe mugubwe neza abateresha amakorasi abakora utuntu twose munakorera umugisha mutanga icyo Rubeni arusha iki gihe uwe Rubeni yabwiye abantu ko atajyayo iyo abana bandi bari intwari bakavuga bati ntitujyayo tukagira abantu b'abacancuro murebe ibyo tuvuga ntimurebe ibyo tuvuga none abacu bo baratubeshya bo baratubwira ngo barajyayo ariko Yesu yaravuze ngo muzamenyera kuki ku mbuto zabo none rero ikibazo twaba twihishamo bakaba batajyayo bafite urwuri bafite ibipangu bakize hariya bahishamo abana babo n'abagore babo barangisha turi kurwanana nabo bakatubateka turi kumwe natwe tujya mu ijuru kandi bo baramaze guhakana gakondo barabwiye Imana ko batajyayo bo bagomba kudufasha kubera inyungu bafite muri ibyo bintu umva rero kangubaza akabazo ni impamvu ki Rubeni ari kurwana Rubeni impamvu arwana Rubeni arwana na Gadi ubuke ko Gadi Manase ubuke ko ari umwana wa Yozefu Rubeni ni umugome ibaza umuntu woshya umwana wa Yozefu abandi bari bahetse ibintu bahetsemo n'amagufa yande ya Yozefu urumva nakubwiye ko yo Manase bacitsemo ibice bibiri bure habaye inama y'umuryango baravuga bati Rubeni yatanze itangazo ko yabonye urwuri none Gadi uramfasha buriya nubwo ubona hasigaye Gadi na Manase agace kamwe bugana basimiyoni bababwiriye rimwe bose iyo nama barayikoze yabaye message Mose yarakaye aravuga ati kuki ugumura abantu aravuga ati simba gumura n'ukuri abagenda bagenenge sinjyayo nibazwe ikibazo kuki Rubeni yemera kurwana jewe reka nkubwire ko mbyumva wari ukibajije muri igisubizo ntacyo Rubeni hari inyungu ikomeye yagombaga kwikizanya na bene se kuko kucarwana yayisobanuye impamvu arwana harimo kwikizanya na bene se kuko cyambere bene se bavuga bati none twebwe urabona gusigara kwa urasigaye n'urwuri barumuteraho ikintu nanone bajya kugera ndahari batera kurwuri rwawe burya hari abantu rwose nta rwuri bamuteraho no kubambutsa ngo bagende dufite abantu bakwemera ukamurokore ngo mudasangira wakiba akabeshya ariko akakubwira ati jya mu ijuru ikomeza ujya mu ijuru umunsi uzaza ukamera nkawe tuzasangira ubusa urwura akarwubara hejuru kugira ngo urumva ikibazo cya Rubeni afitemo inyungu imwe nuko mwebwe abegejeyo kandi harimo Yorodani hagati aravuga ati ndabageza kandi simpava buri wese namuhaye umunani we ariko aravuga ati ntimuzantere ku wanjye nanjye mbahaye umunani wanyu kandi narwanye nanjye hakurya Yorodani ntimuzansangeyo iyo ni impamvu indi mpamvu ya kabiri Mose yari yemeje kumuvuma
no kuvuga ngo Mose yari yarakaye yavuga ati kuko Mose yagahamagara umuriro yigeze avuga ati niba pfuru utameze nk'urw'abandi uzi ko ubutaka bwari bashatse komisiyo ngo bamwigira hafi urumva habonetse abagabo bazi kuvuga neza bambwira ati ariko watuwabariye niba tunarimbuka bigutwaye iki wowe niba ujyayo dufite abantu bakubwira ati wowe ubundi birakureba ibi ngibi dufite abantu bakubwira gutyo anakubwira ngo uri responsable y'ubugingo bwawe nanjye ndi banakwita umwana ataba n'abana bitwa ko ari bakuru cyangwa nakubwira ati warayobye ntabwo nakwita ko wayobye cyane noneho kuko afite urwuri ari kurengera noneho rero Rubeni Mose aravuga ati ubwo muhisemo kutajya i Kanani ntimuture hakurya ya Yorodani mukabonye ibyanyu hano icy'ingenzi nimumfashe basi dukore umurimo w'Imana iyi ariko yasenyuka ite koko yagwite bati tuzarwana ati ibyo nabyo reba abantu badaturana n'isanduku ariko isanduku bakemera bakayihara izabo kwayo natwe tubukwacu batandukanye n'Imana kubera urwuri Imana uzi ko bakuntu Robert afite umutima winangiye kakarembo wakavuze kakane umva inkuru kakane twatangiranye wakumvise ndakibutse uzi ko Yorodani yambutse yatandukanye bareba Yorodani ireba ndayibona Robert ntafate gahunda ngo yihane Robert ntiyihane ntabwo yigeze yihana abonye isanduku ibindi koze tekereza uzi ko hakuno Yorodani nta mutambyo haba nta teraniro urubizi nta teraniro rihari ntaryo rwose ni mu rwuri ni mu rwuri uzi ko Robeni atagira umutima n'umwe umucira urubanza ntawo abonye bashinze amabuye abonye Yorodani itanze kandi mu gushinga amabuye abashinzemo n'irye umva icyo kintu kirakomeye uvuze ijambo rikomeye we bashinzemo n'irye mbega ijambo rikomeye we bubatse amabuye ubwo habaye ibya Robeni niryo ryari imbere nasomye uko atondetse habanje Robeni abona ko baritondetsemo muri Yorodani kandi bari bamubwiye ngo abana nibazababaza uko aya mabuye cyamara muzabasobanurire imiryango ariko urabona ko abantu ba Robeni n'abagadi ise n'umugome yarabakingiraniye mu gipangu uzi ko yababujije kwinjira nawe ntiyinjira ntibigeze Bibiliya avuga ngo bahagaze imbere y'abantu ngo ubu bwabo ntibinjira babuza abinjira iki nicyo kibabaje biteye ubwoba Robeni umugore n'abana bakingiranye n'amatungo ye kuko bari kubica abanzi babo arangije ngo n'izina rye naryo barishyira mu mazina 12 muri Yorodani bubatse amabuye muri Yorodani ndi muri hakurya yariko igwa areba umutima uri kurwuri barwana kuri ayi areba umutima uri kurwuri bafata imisozi areba gakondo iri kurwuri Yesu wayica abami bose areba bamwe bishishijwe urubura areba izuba isi ngisi yarahagaze n'ububyibuka imara iminsi 2 yaka Robeni na Gadi bareba imitima iri kurwuri bamaze kubona habo baragaruka muri make rero tugiye kuza kumva abantu baduhamagara bazusha ko tubasengera twebwe ikintu dukeneye muri kino kiganiro dukeneye kubona umuntu uva mu rwuri agafata icyemezo akamera nkande kamose ngo akavuga ngo amaze gukura no kuvuga ko umuntu wese urwuri rubujije gahunda yo kujya mu ijuru ni umwana imyaka yose yamaze mu nzu y'Imana ni uruhinja kuko Mose amaze gukura ngo yanze kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo ngo abirutisha ibi neza byose biri kwa Farawo ava mu rwuri rwo kwa Farawo ngo yemeza kurengana n'ubwoko bwa Isiraheli mu yani magambo turagira ngo umuntu uri mu rwuri uko urwuri kandi barwumvise ariko ubonye ko bahetse amagufa urabona ko Yozefu we yabonye igihugu abona ko atazagerayo ategeka itegeko ry'amagufa ye aravuga ati muyagezeyo Robeni we aravuga ati sinjyayo kandi bahetse amagufa babireba akosha n'abana n'abana ni umugome yahagaze mu muryango ntiyinjira abuza n'abandi kwinjira kandi ni ukuri iki kintu ingaruka za rwuri urwuri ingaruka urwuri birangira bite urwuri ubundi rusigaje ba Dema rusigaje ba Musa bariya rutaba mu isanduku igihugu kitagira amasezerano igihugu kinese ariko Imana yavuze ko izatwika tekereza nawe turimo tubwira abantu duteze amatwi bose ngo uru rwuri turimo baba bazi ko rubamo na peteroli rurimo peteroli igihe kizagera ibyago birangira fasha kubona umuntu afashe icyemezo akavuga ati njyewe ni mu nsengeri Dema yaranyoheje Dema yaramfashe
badema barahari badema boshya abantu bakabuzi ku gikanani bakabigisha amasezerano y'ubuzima ntibayobwire ko nyuma y'ubuzima hari ubundi ntibabigishe kwihana icyaha bakabwira ngo irabikoze ngo irabizanye ngo ibikuyeho ntibibuke yuko nyuma y'ubuzima dufite umudugudu na gakondo ikomeye abantu bose bari kwa Farawo badashobora kuvayo ngo basezere n'abana imyaka yose bamaze mu gakiza imyaka yose bakijijwe Mose amaze gukura yarasezeye inkuru y'urugendo inkuru y'urugendo